Imana iravuga ngo nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse, abawe bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka, ababa mu mukungugu umwe nimukanguke muririmbe, kuko ikime cyawe kimeze nk'igitonda ku byatsi, kandi ubutaka buzajugunya abapfuye. Hari ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro. Imana ijya yubaka abantu kandi ikongera ikabubaka, kandi burya hari n'ibyiringiro yuko abo twabuze, abo wabuze, hari igihe runaka uzongera ubabona. Twari turi mu nyigisho z'isanamitima, ni munyemerere dukorotirire kuri hano havuga ngo ibyiringiro ku bawe batakiriho, ibyiringiro kuri wowe ugihumeka umwuka w'abazima. Ese wari uzi ko hazabaho igihe ubutaka bukongera bukagarura abo bwamize bwatwaye, ndetse abantu bakongera bakaba bazima, tukongera tukababona? Ibyo ujya ubyiyumvisha, ujya wicara ukumva ibyo byiringiro urabifite, ukavuga ngo nubwo bimeze bitya mfite ibyiringiro yuko abo nabuze nzongera kubonana nabo. Ese hazaba ari ryari? Bizaba byagenze bite? Byose nibyo tuje kubaganiriza muri uyu mwanya wo kurebera hamwe ibyiringiro ku bacu batakiriho. Reka mbaha akanya mukurikire ubutumwa bwiza. Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya, iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke, dukanguke, dukanguke. Shalom 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 bakunzi bacu, mumeze mute? Mumerewe mute? Imana amahoro ikomeje kubarinda. Reka mbasuhuze, mbifurize ibihe byiza, bifurize umugisha w'Imana, bifurize gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ni umukunzi wanyu, inshuti yanyu Alfredi Misago, mwigisha w'ubutumwa bwiza. Shima Imana impaye aka kanya utwongere tuganire ijambo ry'Imana. Munyemerere dusenge Imana, hanyuma dukomeze tuganira n'ijambo ry'Imana. Data twese mwiza uhoraho, umuremyi w'ijuru n'isi, ubesha abantu bawe ukabaha ubuzima ndetse no kurama, turagushimiye kuko uri intwari ku rugamba. Ushimye ko muri aka kanya twongera kuboneka kuri izi kamera kugira ngo tuganire ijambo ryawe, ushyigikire nk'umugaragu wawe, ariko kandi abateze amatwi bumva nabo ijambo ryo rigeraho ribakura, rigire n'ahandi ribashyitsa, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesaya igice cyaho cya 26 umurongo wa 19 haravuga ngo abawe bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka, ababa mu mukungugu mwe nimukanguke muririmbe, kuko ikime cyawe kimeze nk'igitonda ku byatsi, kandi ubutaka buzajugunya abapfuye. Yeremiya igice cya 31 umurongo waho ni uwa 4. Yeremiya 31 umurongo waho wa 4, nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari w'Isiraheli, uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse. 33 umurongo wa 1 ndetse n'uwa 2, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri agikingiraniye mu gikari cy'inzimbohe riti, uku niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenye. Niwe ugira icyo akora akakirema, kandi yamara kukirema akanagikomeza, izina rye rihabwe icyubahiro. Aha rero tugiye gukomeza turebera hamwe ibyiringiro. Ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro.
Yobu 14:7 baravuze ngo haracyariho ibyiringiro y'uko igiti iyo gitemwe cyakongera kigashibuka kikagira amashami y'ibitontome. Ibyiringiro kubariho ndetse n'abatabarutse, reka duhere ku byiringiro kubariho. Icya mbere ni ukwiyakira muri wowe ukakira ibyakubayeho. Icya mbere ni ukwiyakira muri wowe kandi ukakira ibyakubayeho. Icya kabiri ni ukwiyubaka biturutse ku Mana, cyangwa se kwiyubaka biturutse ku Mana birashoboka. Iyo wishingikirije ku Mana irakubaka. Buriya Imana yatubwiye ngo nzakubaka kandi uzaba wubakitse. Ndagira ngo ngo Imana ijya yubaka abantu bayo, kandi n'ubu yarabubatse. Imana ijya yubaka abantu kandi ikongera igashibukisha amashami ku gishyitsi cyari cyaratemwe, amashami akongera agashibuka. Muri Zaburi 127 aravuga ngo Uwiteka niwe wubaka, tubatse abubaka baruhira ubusa. Mu kuvuga ngo ni wowe arubaka. Imana ifite ubushobozi bwo kubaka. Ibyo umwana w'umuntu atakubaka Imana irabyubaka. Ibyo abantu batashobora Imana irabyubaka. Imana ifite ubushobozi bwo kubaka, kandi kubaka umuntu agakomera, ikubaka umuntu akubakika, ikubaka umuntu akagira intege, ikubaka umuntu akagira imbaraga, ikubaka umuntu akagira ubushobozi. Wowe uriho uyu munsi ndagira ngo umurize mubwire ngo hari ibyiringiro. Imana ibasha kubaka umuntu kandi ikamukomeza ubwayo ibyikoreye. Yabwiye umusozi wari uri imbere ya Zerubabeli muri Zekariya igice cya 4 umurongo wa 6, irawubwira ngo yewe wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Uzahinduka ikibaya Zerubabeli atambuka. Umusozi, hariho imisozi, hari igihe imisozi irumbaraza. Hari umuririmbyi aravuga ngo imisozi iri imbere irarumbaraye, ariko muhumure gitarari ku ngoma. Hari igihe ibintu bijya birumbaraza, bikarumbaraza nk'imisozi. Ndayakubwira ngo niba hari ibirumbaraje ku buzima bwawe, ukabona hari ibintu byarumbaraje nk'imisozi, ibyo ni ubusa ku Mana. Ibyo Imana ibasha kuvugana nabyo, ikabwira ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wawe, imbere y'umwana wanjye, imbere y'ubwoko bwanjye. Ibimeze nk'imisozi, ibirumbaraye nk'imisozi. Hari ijambo riba muri Yeremiya nakunze rivuga ngo ni umuhindo gusa. Ni uguhinda gusa. Iyo Imana yacu yaje aba ari umuhindo gusa. Luka igice cya 78 kugera kuri 79 hari ijambo rivuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira ukamurikira abari mu mwijima, kubera umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Na mu yandi magambo navuga ngo Imana izabikorera kwiyubahisha, cyangwa se igenda ibikorera kwiyubahisha, yongera kubaka abantu bayo, yongera gukomeza abantu bayo, yongera guhihumura abantu bayo, yongera gusana abantu bayo, yongera gushyukisha ubwoko bwayo. Imana igenda itanga ihumure. Ndagira ngo ubwire ngo humura, sindisha amajwi ari kukurwanya, ari kukongorera, akwereka kutazarama, akwereka kutazakomera. Ndagira ngo ubwire ngo fata aya majwi uyatsindishe ijambo riri mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cyaho cya 1 umurongo w'10. Ni ijambo rivuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, n'ubu iracyaturokora, kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Yaturokoye urupfu rumeze rutyo, n'ubu iracyaturokora, kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Aha byari ibyiringiro ku bakiriho. Reka noneho turebe ibyiringiro ku batabarutse, ku batashye, ku batakiriho. Ese hari ibyiringiro kuri bo? Ibyiringiro birahari. Ibyiringiro bya mbere ni uko tuzongera kubabona. Muri Yesaya hatubwiye ngo ababa bapfuye bazaba bazima. Hazabaho ijwi rivuga ngo wa butaka we jugunya abo watwaye, ngo bave mu butaka. Intumbi z'abantu bagiye bapfa zive mu butaka, abantu bongere babe bazima. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4:13 kugera 18, ijambo ry'Imana ritugaragariza ko hazabaho umuzuko. Hakazabaho kuzuka aho Kristo azazura abantu bapfuye bakongera bagahinduka bazima. Icyo gihe rero tuzibagirwa imibabaro yose,
twagize. Icyo gihe kizaba ari igihe cyo kwibagirwa imibabaro abantu bagize, amarira abantu bagize, umubabaro abantu bagize, agahinda abantu bagize. Azaba ari umwanya mwiza wo kugira ngo abantu bibagirwe umubabaro bagize. Ibyahishije 21 rimwe kugera kuri 5, Imana izaba yaremye ibintu bishyashya, yaremye ibishya. Izavuga ngo uhereye none ibya kera ntimwongere kubyibuka, dore ndarema ijuru rishya ndetse n'isi nshya, ubuzima bushyashya. Nshuti yanjye, nibyo mwarababaye ariko muhumure, hari igihe umubabaro uzarangira. Abaroma 8:18 kugera kuri 19 hari ijambo rivuga ngo mbonye yuko umubabaro w'iki gihe udakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Byumvikane ko nyuma y'ibi hari umunezero, hazabaho ibyishimo bitangwa n'Imana Data wa twese ihoraho. Reka rero turebere hamwe amasomo dukuye muri iyi nyigisho, cyangwa se amasomo makuru y'ingenzi twakuye muri iyi nyigisho y'isanamitima. Isomo rya mbere ni ukusa ikivi abacu basize batangije. Wabuze umubyeyi, wabuze umuvandimwe, wabuze inshuti, ariko hari ikivi yatangije, wowe uriho uhumeka urasabwa kucyusa. Muri Tito 1:5 haba ijambo nkunda rivuga ngo icyatumye ngusiga ikireti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganije. Birashoboka cyane ko impamvu Imana yakorokoye uyu munsi ukaba uriho waraciye mu bikomeye ari ukugira ngo ugire ibyo utunganya bidatunganye. Wowe rero uriho, wowe uhumeka, ufite umukoro wo kusa ikivi abatubanjirije, abatashye bari baratangije, nawe ufite umukoro wo kucyusa. Amosi 5:14 na 15 haba ubutumwa buvuga ngo ariko mwebwe abasigaye b'inzu ya Yakobo cyangwa Isirayeli, nta wundi mutwaro, nta kindi masaba, nimushaka ibyiza, nimukora ibyiza. Hari umukoro nyine uba uhabwa abantu basigaye bagihumeka, bakiri bazima. Isomo rya kabiri ni uguhigura imihigo twahize mu gihe twari dusumirijwe. Mu by'ukuri mu gihe cy'amage, mu gihe kigoye, mu gihe abantu basumirijwe, bajya bahiga imihigo, kavuga bati Mana nunkura ahantu, Mana nundokora, Mana numpagararaho, Mana numpa ubuzima, Mana numpa kuramuka, Mana nundindira ahantu nkabona mbayeho, nkabona ubuzima bwanjye burakomeje, nzagukorera, nzagushima, nzagira gutya na gutya, nzagendana nawe, nzatura amatura ya naya, nzafasha abantu, nzita ku bakene. Umwanya mwiza wo gutekereza ku mihigo. Ese imihigo wahigiye Imana mu gihe wari uri mu kaga, mu gihe wari uri mu bibazo, warayihiguye? Ibyo wahize warabihiguye? Mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 5 umurongo wa 3 kugera kuri 4 aravuga ngo nuhiga umuhigo uzihutire kuwuhigura, uzahigura Imana icyo wahigiye kugira ngo Imana itazakubaraho igicumuro. Ni umwanya mwiza rero wo guhigura kugira ngo abantu badashinjwa n'Imana ko hari imihigo bayihigiye bakaba batarayihiguye. Isomo rya 3 ni ukutirata twumva ko ari imbaraga zacu zitugejeje ahangaha. Mu by'ukuri Zaburi 124 haba ijambo guhera ku murongo wa mbere. Reka iyi Zaburi nanayisome, reka iyi Zaburi nyisome. Ni Zaburi nziza yo kutwereka ko mu by'ukuri ntabwo ari ku bwacu, si ku bw'ubwenge, si ku bw'imbaraga, si ku bw'iki, ahubwo ni ku bw'Imana. Imana ntishaka ko hari umuntu wakirata ikindi icyo ari cyo cyose, ahubwo uwirata yirata Uwiteka. Haravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga cyangwa se Abanyarwanda tuvuga, iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratsembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratsembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe utaradutanze ku muhigo,
kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi, muvuge ngo amena. Hano hatugaragarije ko mu by'ukuri si kubw'amaboko, ntabwo ari kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, si kubw'ubwenge bwacu. Ariko rimwe yaririmbye indirimbo ivuga ngo si uko twari tuzi kwiruka, si uko twari dufite intwaro nyinshi, ahubwo ni ukuboko kwiza k'Uwiteka niko twabikoze. Yesaya 43:11 haba ijambo rivuga ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta kizatuma izina ryanjye ritukwa. Mu buryo bwiza rero bwo kwirinda ingaruka zishobora kudusohoraho mu gihe cyose twaba twirasa ubwenge bwacu n'imbaraga zacu, tukaba twagira ingaruka nk'izo witwa Nebukadinezari yagize, nuko tubaho mu buzima bwo kuvuga ngo byose tubikesha Imana, kuba tugihumeka tubikesha Imana, iterambere tugezeho tubikesha Imana. Nari mbabwiye nti mu kwirinda ingaruka yadusohoraho ishingiye ku kuba twagize kwirata ko hari imbaraga zacu zakoze ibi byose cyangwa zitugejeje aha, nitugire imyumvire imwe yo kumva ko byose ari ukubera Imana. Nibyo Imana yakoresheje abantu, ariko niyo yabakoresheje, niyo yabashoboje, ntabwo ari bo bishoboje. Imvugo nziza rero ni ukuvuga ngo Imana yarahabaye, ni ukubera Imana. Imana yarahabaye, Imana ni umuremyi, Imana ni umukiza, Imana ni umutabazi, kandi rero yahabaye n'ubundi izakomeza ihabe, irengere ubuzima bw'abantu benshi. Isomo rya kane ni ukutongera kwirebera mu moko runaka cyangwa se kongera kurema amacakubiri ayo ari yo yose. Mu rwandiko rwa kabiri igice cya 5 umurongo 16 kugera ku 17 mu rwa kabiri rw'Abakorinto haravuga ngo erega ntabwo dukwiye kongera gutekerereza umuntu wese mu gisekuru cye nk'uko kera twajyaga tubikora, ngo kuko umuntu uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Dukwiye kwibona nk'ibyaremwe bishya, dukwiye kwibona nk'Abanyarwanda kuruta kwibona nk'ikindi icyo ari cyo cyose. Dukwiye kwibona nk'Abanyarwanda bunze ubumwe, bashyize hamwe, basenyera umugozi umwe, baharanira bimwe, iterambere rimwe, agaciro kamwe, ishema rimwe. Nuko dukwiriye kwibona mu buryo bwiza rero, nuko nta muntu n'umwe wakabaye yongera kwirebera mu moko cyangwa se mu macakubiri ayo ari yo yose. Isomo rya 5 twakigira muri ibi byose ni ukugira umutima wo gufasha, ni ukugira umutima wo gufasha. Mwumvise hari itsinda ry'abatabazi banyembabazi ryitwa ngo ni ba marayika murinzi. Murarizi, ni ba marayika murinzi, n'abantu bagiye barangwa n'ibikorwa by'imbabazi, gutabara bari mu kaga, gufasha bari mu kaga, kurokora bari mu kaga. Aha rero dukwiye gukuramo amasomo akomeye yuko tugomba kuba abantu bafite urukundo, abantu bafasha abababaye, abantu bafasha abari mu bibazo, abantu batabara abandi, abantu bitangira abandi. Mujya mwumva ko habaho intwari nini n'abantu bitangiye abandi, abantu bahagaze mu cyuho bakitanga, bagatanga ubuzima bwabo kugira ngo abandi babeho. Natwe rero tugomba gukuramo isomo ryo guharanira kuba intwari, no mu gihe kibi tukaba twaba hafi tugafasha benshi bari mu kaga ndetse no mu bibazo bitandukanye. Inshuti zacu, bakunzi bacu, reka mbashimire mwese twabanye muri iyi nyigisho y'isanamitima muri iki cyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Reka mbashimire mwese twabanye muri izi nyigisho, haba ku mugoroba TV1 ndetse no kubimukira TV. Murabashimiye kandi Yesu akomeze abane namwe. Tubasaba n'ubundi gukomeza kubana natwe no mu zindi nyigisho zizagenda zikurikiraho n'ibiganiro bizagenda bikurikiraho hano ku mugoroba TV1 ndetse no kubimukira TV. Tubasaba gukora subscribe, kujya mukora share, comment, kujya musangiza abandi ubutumwa bwiza. Iyi channel ikagera kure, benshi bakakira ijambo ry'Imana, rikageraho ribakura, rikagira n'ahandi ribageze. Reka dusenge Imana, tuyishimire ko yabanye natwe. Ndagushimiye Imana wabanye natwe
muri iki cyumweru cyose cy'isanamitima. Warakoze kubwiza inyigisho, sabiye bose bazumvisha ubaho umugisha kandi bakomeze urukundo twagiye twigisha rusabe mu mitima yacu, kandi rurangwe n'ibimenyetso n'ibitangaza n'imbuto zarwo zigende zigaragara mu buzima bwa buri munsi. Ngaho rero ukomeze udufashe, fashe imfubyi n'abapfakazi, ugire neza bari mu bibazo, urengera abababaye, abashonje bagaburire, bambaye ubusubambike, ababuze aho kuba ubahaho kuba. Imbabazi zawe zikomeze zisabe ku buzima bwacu uko bukeye ndetse n'uko bwije, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabashimiye, amahoro ya Kristo abane namwe. Tuzakomeza no ku zindi nyigisho, kandi n'inyigisho y'urukundo mwumvise ko mu ntwaro zigera muri 16 twagarutse ku ntwaro zigera kuri 6, bivuze ngo hari n'izindi 10 nazo mu biganiro byacu tuzagenda tuzigarukaho. Amahoro ya Kristo abane namwe, turabakunda cyane.